Yesu Kristo ashimwe. Uyu ni umunsi w'170 dusoma Bibiliya. Turi mu gitabo cya Yesaya. Uyu munsi turatangira ku bice 45. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibya Kuro n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, ati: niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jyewe Mana ya Isiraheli. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo, Isiraheli natoranije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Ni jye Uwiteka, nta wundi, nta yindi Mana ibaho itari jye. Nzakukenyeza nubwo utigeze kumenya, kugira ngo uhereye iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi iriho itari jye. Ni jye Uwiteka, nta wundi ubaho. Ni jye urema umucyo n'umwijima, nkazana amahoro n'amakuba. Jye Uwiteka ni jye ukora ibyo byose. Wajuru we, tonyanga n'ikirere gisandare, gukiranuka kuva mu ijuru. Isi nikinguke, babonemo agakiza, imeremo no gukiranuka. Jye Uwiteka ni jye wabiremye. Utonganya iyamuremye azabona ishyano, kandi ari urujyo mu zindi njyo z'isi. Mbese ibumba ryabaza uribumba riti: urabumba iki? Cyangwa icyo urema cyavuga kiti nta ntoki afite? Azabona ishyano ubaza se ati urabyara iki? Akabaza nyina ati utwite iki? Uwiteka uwera wa Isiraheli umuremyi we arabaza ati: mbese mwangisha impaka z'ibizaza, mukantegekera iby'abahungu banjye n'ibyo nkoresha intoki? Naremye isi nyiremeramo abantu, ijuru nararyibambiye n'intoki zanjye, n'ingabo zaryo zose ndazitegeka. Mpagurukishije Kuro gukiranuka, kandi nzatunganya inzira ze zose. Niwe uzubaka umurwa wanjye, kandi niwe uzarekura abantu banjye banyazwe, adahawe ibiguzi cyangwa impongano. Niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Uwiteka aravuga ati: imirimo ya Egiputa n'indamu za Etiyopiya n'iz'Abaseba, abagabo barebare bazakugeza babe bawe. Abagabo barebare bazagukeza baba bawe, bazagukurikira, bazagukeza bari mu minyururu, bagupfukamire, bagutakambire bati: ni ukuri Imana iri muri wowe, nta wundi, kandi nta yindi Mana iriho. Mana ya Isiraheli umukiza, ni ukuri ni wowe Mana yihisha. Bazakorwa n'isoni bamware bose, abarema ibishushanyo bazamwarirwa hamwe. Ariko Isiraheli azakirishwa n'Uwiteka agakiza gahoraho. Ntimuzakorwa n'isoni, ntimuzamwara iteka ryose. Kuko Uwiteka waremye ijuru ari we Mana, ari we waremye isi akayibumba akayikomeza. Ntiyayiremye idafite ishusho, ahubwo yayiremeye guturwamo, avuga ati: njye Uwiteka, nta wundi ubaho. Sinavugiye mu rwihisho, ahantu ho mu gihugu cyo mu mwijima. Sinabwiye urubyaro rwa Yakobo nti: muranshakira ubusa. Njyewe Uwiteka mvuga ibyo gukiranuka, mbwiriza amagambo atunganye. Nimuterane muze munyegerere icyarimwe, mwa barokotse bo mu mahanga mwe, abaterura igiti cy'igishushanyo cyabo kibajwe, bagasenga ikigirwamana kitabasha gukiza, nta bwenge bagira. Mwamamaze mubyigize hafi, bijye inama. Ninde werekanye ibyo uhereye mu bihe byashize? Ninde wabibwirije uhereye kera? Si jyewe Uwiteka? Nta yindi Mana ibaho itari jye, Imana idaca urwa kibera kandi ikiza, nta yindi ibaho itari jye. Nimumpugukire mukizwe, mwaba ari ku mpera z'isi mwese mwe, kuko ari jye Mana, nta yindi ibaho. Ndirahiye ijambo rivuye mu kanwa kanjye, niryo jambo rikiranuka ritazavuguruzwa, yuko amavi yose azampfukamira, indimi zose zikaba ari jye zirahira. Hariho uzambwira ati:
mu Uwiteka honyine niho hari gukiranuka n'imbaraga. Kuri we niho hari abantu bazahungira, abamurakarira bose bazakorwa n'isoni. Mu Uwiteka niho urubyaro rwa Isiraheli rwose ruzatsindishirizwa rukamwirata. Yesaya ibice 46. Bisuzuguza ibigirwamana. Beri irunama, Nebo irubama, ibishushanyo byazo babihekesha inyamaswa n'amatungo. Ibintu mwahekeshaga mukabirambagiza noneho bihindutse imitwaro ivuna amatungo arushye. Ibyo bigirwamana birunama bikubamira hamwe, byananiwe kwiyaka imitwaro irushya, ndetse nabyo ubwabyo byajyanyweho iminyago. Nimunyumve mwa nzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese, abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru ndiwe. Muzarinda imvi z'uruyenzi nkibaheka, ni jye waremye, ni jye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Mwampanya nande twahwana, kandi mwanshushanya nande twasa? Basukanura izahabu mu mufuka, bakagera ifeza mu minzani, bakagurira umucuzi akabibacuriramo ikigirwamana, bagahera ko bakakikubita imbere bakakiramya, maze bakagiheka ku bitugu, bakakijyana bakagishinga mu kibanza cyacyo, kigahagarara aho bagishinze, aho nikizahishingura. Nubwo umuntu agitakira ntikibasha kumusubiza cyangwa ngo kimukize ibyago agize. Nimwibuke ibyo mwerekane ubugabo bwanyu, mwongere mubyibwire mwa bacumura mwe. Mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ni jye Mana nta yindi ibaho, ni jye Mana nta yindi duhwanye. Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera, kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Nzahamagara igisiga cy'amwerwe kiva iburasirazuba, ari cyo mugabo ufite imigambi yanjye uturuka mu gihugu cya kure. Narabivuze no kubisohoza nzabisohoza, narabigambiriye no kubikora nzabikora. Nimunyumve mwa bafite imitima inangiwe mwe, bari kure yo gukiranuka. Nigije hafi gukiranuka kwanjye, ntikuzaba kure n'agakiza kanjye ntikazatinda. Nzagashyira i Siyoni ku bwa Isiraheli, ari we cyubahiro cyanjye. Yesaya ibice 47. Igihano cya Babuloni. Manuka wicare mu mukungugu, wa mwari w'i Babuloni we, wa mukobwa w'Abakaludaya we, icara hasi ukuwe ku ntebe y'ubwami, kuko utazongera kuvugwaho ko udamaraye kandi ko umenyereye kugubwa neza. Ningasire usye, utwikurire mu maso hawe, kuba igishura cyawe ucebure wambuka imigezi. Ubwambure bwawe buzatwikururwa, ni koko isoni zawe zizagaragara. Nzahora inzigo ne kubabarira n'umwe. Umucunguzi wacu izina rye ni Uwiteka Nyiringabo, Uwera wa Isiraheli. Wa mukobwa w'Abakaludaya we, icara uceceke ujye mu mwijima, kuko utazongera kwitwa umugabekazi w'abami. Narakariye ubwoko bwanjye, nsuzugura gakondo yanjye, ndabakugabiza, ntiwabababarira na hato. Abasaza ubashyira ku gahato gakomeye cyane. Uravuga uti nzaba umugabekazi iteka ryose. Ibyo ntiwabyitayeho kandi ntiwibuka iherezo ryabyo. Nuko rero umva ibi yewe uwihaye kwinezeza, ukicara udabagira, ukibwira mu mutima uti ni jye uriho nta wundi. Sinzaba umupfakazi kandi sinzapfusha abana. Ariko ibyo gupfusha abana no gupfakara byombi bizakugeraho umunsi umwe bigutunguye. Uburozi bwawe nubwo ari bwinshi bute, n'ibikagiro byawe nubwo ari byinshi cyane, bizakugeraho byimazeyo. Kuko wiringiye ubugome bwawe ukavuga uti ntawe undeba. Ubwenge bwawe n'ubuhanga bwawe nibyo bikuyobeje, uribwira uti ni jye uriho nta wundi. Nicyo kizatuma ibyago bikugeraho ntumenye irasukiro ryabyo. Ishyano rizakugwira ntuzashobora kuryikuraho, kandi kurimbuka utari wamenya kuzagutungura. Nuko komeza ibikagiro byawe n'uburozi bwawe uko bingana, ibyo wahirimbaniye uhereye mu buto bwawe. Ahari aho bizagira icyo bikuvura, ahari bizatuma unesha. Inama zawe nyinshi zirakuruhije. Abaraguza ijuru n'abaraguza inyenyeri n'abahanura ukwezi kubonetse bakavuga ibizaba, nibahaguruke
bagukize ibizakubaho. Dore bazamera nk'ibishingwe umuriro ubatwike, ntibazikiza imbaraga z'ibirimi byawo. Uwo muriro ntuzaba amakara yo kotwa cyangwa icyotero cyo kwicarwa iruhande. Uko niko ibyo Uwiteka wahirimbaniye bizakubera. Uko niko ibyo wahirimbaniye bizakubera. Abaguranaga nawe uhereye mu buto bwawe bazigendera, umuntu wese yigira he, ntawe uzaba uhari wo kugukiza. Yesaya 48. Imana yifuriza Abisiraheli gukizwa. Nimwumve ibi mwanzu ya Yakobo mwe abitiriwe izina rya Isiraheli bagakomoka mu mazi ya Yuda, barahira izina ry'Uwiteka bakavuga Imana ya Isiraheli, ariko bitari ukuri ntibibe n'ibyo gukiranuka, kuko biyita bo mu murwa wera bakishingikiriza ku Mana ya Isiraheli. Uwiteka Nyiringabo ari ryo zina ryayo. Navuze ibyabanje kubaho kera, ni koko byaturutse mu kanwa kanjye, ndabyerekana mbikora ako kanya ndabisohoza. Nari nzi ko udakurwa ku ijambo, kandi yuko ijosi ryawe ari umutsi umeze nk'icyuma, n'uruhanga rwawe ukaba nk'umuringa. Nicyo cyatumaga mbikubwira uhereye kera, nkabikwereka bitari byaba, kugira ngo utazavuga uti Imana yanjye niyo ibikoze, kandi uti igishushanyo cyanjye kibajwe n'igishushanyo cyanjye kiyagijwe nibyo bibitegetse. Warabyumvise, dore byose ngibi, none se mwe ntimwabihamya? None ngiye kukwereka ibishya byahishwe utigeze kumenya. Biremwe nonaha, si ibya kera. Kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva, kugira ngo utavuga uti nari mbizi. Ni ukuri koko ntabwo wumvise, kandi ntacyo wamenye. Uhereye kera ugutwi kwawe ntikwari kwazibuka, kuko nari nzi yuko wariganije cyane, kandi wiswe umunyabyaha ukivuka. Ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira, ndagirira ishimwe ryanjye nkwihanganire ne kugukuraho. Dore ndagutunganyije, ariko si nk'ifeza, nkugerageje mu ruganda rwo kubabazwa. Ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Nyumva Yakobo na Isiraheli nahamagaye, ndiwe. Ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka. Ukuboko kwanjye niko kwashyizeho urufatiro rw'isi, ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwabambye ijuru. Iyo mbihamagaye biritaba. Mwese nimuterane mwumve, ninde wo muri bo wigeze kuvuga ibyo? Uwo mutoni w'Uwiteka i Babuloni azahagira uko ashaka, kandi ukuboko kwe kuzatera Abakaludaya. Njye ubwanjye naravuze, ndamuhamagaye kandi ndamuzanye, azahirwa mu rugendo rwe. Nimwigire hino mwumve ibi, uhereye aho byatangiriye, sindavugira mu rwihisho. Uhereye aho byabereye nariho, kandi none Uwiteka Imana intumanye n'umwuka wayo. Uwiteka umucunguzi wawe, uwera wa Isiraheli, aravuga ati, ni jyewe Uwiteka Imana yawe ikwigisha ibikugirira umumaro, ikakujya imbere mu nzira ukwiriye kunyuramo. Iyaba warumviye amategeko yanjye, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi. Gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja, kandi urubyaro rwawe rukangana n'umusenyi, n'abava mu nda yawe bakamera nk'imonyi yawo. Izina ryawe ntiryakwibagirana, kandi ntiryarimbuka ngo ribure imbere yanjye. Nimuve i Babuloni muhunge, muve mu Bakaludaya muvuge ibi. Mubibwirize, mubyamamaze, bigere ku mpera y'isi. Mubivugishe ijwi ry'indirimbo muti, Uwiteka acunguye umugaragu we Yakobo. Kandi ubwo yabajyaga imbere mu butayu, ntibarakicwa n'inyota. Yabatembeshereje amazi ava mu gitare, kandi yashije igitare amazi aradudubiza. Nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka avuga. Yesaya 49. Iby'umucunguzi w'Abisiraheli n'uw'ab'isi bose. Nimunyumve mwabirwa mwe, namwe mahanga ari kure nimutege amatwi. Uwiteka yampamagaye ntaravuka, nkiri mu nda ya mama yanyise izina. Akanwa kanjye yagahinduye nk'inkota ityaye, amisha mu gicucu cy'ukuboko kwe, kandi ampinduye umwambi usenywe mu kirimba cye, nimo ndindira rwose. Kandi yarambwiye ati, niwe mugaragu wanjye Isiraheli, uzampesha icyubahiro. Ariko ndavuga nti, naruhijwe n'ubusa, amaboko yanjye yapfuye ubusa, nyakoresha ibitagira umumaro.
icyakora nzacirwa urubanza n'Uwiteka, kandi Imana yanjye niyo izangororera. None rero umva uko Uwiteka avuga, ari we wambumbiye mu nda ya mama, ngo nzabe umugaragu we, mugarurire Yakobo, Isiraheli amuteranirizweho. Kuko ndi uwo kubahwa mu maso y'Uwiteka, kandi Imana yanjye imbereye imbaraga. Aravuga ati, kuba umugaragu wanjye ugakungura imiryango ya Yakobo, ukagarura Abisiraheli bacitse ku icumu, ibyo ntibihagije, ahubwo nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga, kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi. Ibi ni ibyo Uwiteka umucunguzi wa Isiraheli, uwera we, abwira uwo abantu basuzugura, w'ishyanga ryanga urunuka, ikiretwa cy'abatware, ati, abami bazabireba bahagurukane n'ibikomangoma, baramye kubw'Uwiteka ugira umurava, uwera wa Isiraheli wagutoranije. Uwiteka aravuga ati, igihe cyo kwemererwamo ndagushubije, no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye, kandi nzagukiza ngutangeho isezerano ry'abantu, kugira ngo uhagurutse igihugu, utume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare. Kandi ubwire imbohe zisohoke, n'abari mu mwijima uti, nimugaragare. Bazarishiriza mu mayira no mu mpinga z'imisozi zose. Ahari agasi hazaba urwuri, ntibazicwa n'inzara cyangwa inyota, kandi icyokere ntikizabageraho, n'izuba ntirizabica, kuko uwabagiriye imbabazi azabajya imbere, akabajyana mu masoko y'amazi. Imisozi yanjye yose nzayihindura inzira, kandi inzira zanjye za nyabagendwa zizuzuzwa zishyirwe hejuru. Dore aba bazava kure, dore aba bazava ikasikazi n'iburengerazuba, kandi aba bo bazaturuka mu gihugu cy'Isinimu. Ririmba wa juru we, nawe wasi we unezerwe, mwa misozi mwe muturagare muririmbe, kuko Uwiteka amaze abantu be umubabaro, kandi abantu barengana azabagirira imbabazi. Ariko Siyoni aravuga ati, Yehova yarantaye, Uwiteka aranyibagiwe. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Abana bawe barihuta, abakurimbuye n'abakugize amatongo bazakuvaho. Ubura amaso yawe uraranganye urebe, bariya bose baraterana baza bagusanga. Ndahiye kubaho kwanjye yuko uzabambara bose nk'uwambaye iby'umurimbo, uzabakenyera use n'umugeni, niko Uwiteka avuga. Kuko ubu ibikingi byawe byabaye indare n'umusaka, n'igihugu cyawe cyarimbutse. Ni ukuri bizabera abaturage bawe imfungane, kandi abakumiraga bazaba kure. Abana wanyazwe bazakuvugira mu matwi, hanyuma bati, hano hambereye imfungane, mpaho gutura. Uzahera ko wibaze mu mutima uti, mbese aba bana babyariwe nande? Ko abanjye banyazwe, nkaba ndi imfusha n'igicibwa n'inzererezi. Mbese aba barezwe nande? Ariko se nasigaye ndi umwe, aba bahoze he? Umwami Imana iravuga iti, nzaramburira amahanga ukuboko kwanjye, nshingiramo ku ibendera ryanjye. Nuko bazazana abahungu bawe bababumbatiye mu bituza, n'abakobwa bawe bazahekwa ku bitugu. Abami bazakubera so bakurera, n'abamikazi bazakubera ba nyoko bakonsa. Bazagupfukamira wubame hasi, barigate umukungugu wo ku birenge byawe. Nawe uzahera ko umenye ko ndi Uwiteka. Abantegereza batazakorwa n'isoni. Mbese abakomeye banyagwa iminyago, cyangwa abajyanwa ari imbohe bazira ukuri bararekurwa? Ariko Uwiteka aravuga ati, abajyanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo, kandi iminyago y'abanyamwaga izarekurwa, kuko ari njye uzakurwanira n'ukurwanya, kandi nzakiza abana bawe. Abaguhata nzabagaburira inyama yo kuri bo, bazasinda y'abo maraso nk'usinda vino iryohereye, kandi abantu bose bazamenya ko njye Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, intwari ya Yakobo. Yesaya ibice 50. Ibihanura imibabaro y'umugaragu w'Uwiteka. Uwiteka arambaza ati, urwandiko rwo gusenda nyoko namusendesheje rurihe? Cyangwa se mubombereyemo umwenda
uwo nabahayeho ubwishyu ninde? Dore mwaguzwe muzize ibyaha byanyu, kandi ibicumuro byanyu nibyo byasendesheje nyoko. Ubwo nazaga n'iki cyatumye ntagira uwo mpasanga, nahamagara hakabura uwitaba? Mbese ukuboko kwanjye kuraheze byatuma kutabasha gucungura? Cyangwa se nta mbaraga mfite zakiza? Dore nshyashye inyanja ndayikamya, aho imigezi yari iri mpagira ubutayu. Amazi yari arimo aranuka agwa umwuma, kuko nta mazi ahari. Nambika ijuru kwirabura, ryorosa ibigunira. Umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe, kugira ngo menye gukomeresha urushya amagambo. Inkangura uko bukeye, ikangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. Umwami Imana inzibuye ugutwi, sinaba ikigande ngo mpindukire nsubire inyuma. Abakubita n'abategeye umugongo n'imisaya, nyitegera bamfura uruziga. Kandi mu maso hanjye sinahahishe gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. Kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Duhagarare twembi, umurezi wanjye ninde? Nanyegere. Umwami Imana niyo izampagarikira, ninde uzansindisha? Bose bazasaza nk'umwambaro, inyenzi zizabarya pe. Ninde wo muri mwe ubaha Uwiteka akumvira umugaragu we? Ugenda mu mwijima adafite umucyo, niyiringire izina ry'Uwiteka, kandi yishingikirize ku Mana ye. Yemwe abacana mwese, nimukikize imuri impande zose, nimugendere mu mucyo w'umuriro wanyu no w'imuri mukongeje. Ibyo mbageneye ni ibi: muzaryamana umubabaro. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ku munsi w'ejo dutangira ibice 51 gukomeza. Mugire umunsi mwiza. Ndabakunda mu izina rya